Ndiho kuko wabyemeye Mana, no kuba mbyutse ndi muzima byose ni kubwawe mwami wanjye. Ngaho bana nanjye muri byose uyu munsi wose, kandi umugisha wawe umbe hafi. Buri gitondo gishimira Imana kuko yaguhaye ubuzima, nurangiza uyiragiza umunsi wose izabikora kandi yihesha icyubahiro. Nta kinanira Imana, wowe yisunga izagufasha muri byose. Isengesho burya rifungura ijuru, amarembo cyangwa se imiryango yo mu ijuru yose igafunguka ikareba ku Mana. Niba ushaka kureba mu maso y'Imana, uzabicisha mu isengesho ryawe rya buri munsi. Uzabigira intego yawe kubyuka mu gitondo ugasenga mbere yo gutangira akazi kawe. Umurimo wawe w'uwo munsi uzagenda neza kuko uri kumwe nayo. Uwitwa Mbonyi yaravuze ngo, ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikitambika. Umunsi uzaba wakoze ugasanga hari ibitagenze neza, inama iruta izindi nkugira ahangaha, uzibuke gusaba rurema cyangwa se rugira imbabazi z'ibyo wamukoreye uwo munsi wose. Muziyunga mwongere mu bishuti magara, mutemberane muri byose, ubuzima bwawe bwose buryohe, kuko uzaba uri kumwe n'iyo Mana. Aho uri hose cyangwa se wowe urimo kumva iyi video, ndakwinginze cyangwa se ndagusaba, niba wumva hari icyo Imana yagukoreye, muri komenti urandikamo ngo Yesu ashimwe. Reka wowe utarakora subscribe, mwibutse ko ari wo mwanya mwiza wo kuba wayikora, tugafatikanya kujya twumva inama nyinshi zitwubaka twumvira kuri YouTube channel yacu. Egera ku byahise bigufashe guhindura uwo uriwe uyu munsi. Niba hari aho byagenze neza, gerageza ukomeze utere intambwe ijya mbere. Kandi niba hari aho wageze ugatsindwa, gerageza ukosora ugendeye ku bya mbere. Aho bitagenze neza, uzi uko byagenze kugira ngo bigende uko byagenze, gerageza uhindure, ibintu bizagenda neza. Don't fail to try. Ndakwinginze ntuzigere n'umunsi n'umwe utsindwa mu kugerageza. Wowe gerageza, ntunanirwe no kugerageza. Wenda bizanga ariko wagerageje, ukore neza. Nk'ubwo ikibi kitajya kibura kwitambika, ariko gerageza mu buzima bwawe, ibintu bizagenda neza. Umugabo witwa Izayi yaravuze ngo, inzira y'ukuri cyangwa se inzira yo gutsinda iragoranye kuyinyuramo, irafunganye cyane, ariko inzira igana ku gutsindwa kandi ikaba igana ku kibi irarangaye n'irembo rifunguye. Gerageza rero imbaraga zawe zose uzikoreshe winjira muri rya rembo rifunganye. Hari aho uzagera rifunguke by'iteka, wa munezero wawe ube wuzuye, aricyo twita satisfaction. Uzirinde gukora ikintu mu buzima bwawe kizajya gituma uhora wicuza ati iyo mbimenya. Iyo mbimenya ryari ijambo ryiza cyane, ariko ikibi cyaryo kimwe kandi nanga nanjye ubwanjye, nuko riza nyuma rigaherekeza igikorwa cyarangiye. Mu minsi iri imbere, YouTube channel yacu iratangira kujya inyuraho ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye. Niba hari izina wifuza twagusobanurira, dusange muri comment ubyandike. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzaza turi gusobanurira.